Sorry wari uramutse ugweshashe rugapfa nakwica mama ndushyeshya n'ibitutsi biranyishe sorry ikirato bibabaza ariko vraiment merci beaucoup mvuga ngo doriye nawe hari ikibazo se ariko sheri reka nkubwire utaravuga ibintu byinshi cyari ibintu mbona nkabona atari sawa bise kandi sheri reba nk'ubu ngubu ahantu tuba tugiye tuba twagiye kure yo mu rugo depanse cyane imodoka sinshobora kwicara mu modoka yawe no gushaka iyindi modoka si ubona muri mwanya umugore wawe yicaramo njye utambera si ubona cyangwa ntabwo ngushimisha nk'uko bikwiye bari mbwiza ukuri utanshimisha se nuko ngo twatuma byuta umwanya ubu ngubu nicyo ushatse kuvuga oya nyine ntabwo ari ibyo ngibyo navugaga ariko rero njye ndibaza impamvu ishobora gutuma tujya ahantu kure gutya idashobora gutuma wazana imodoka yawe ngo nicaremo nanjye n'umugabo abana igira neza sinzibaza Shari ndakumva ijana ku ijana ariko urabona kuzana imodoka iriya modoka yanjye irazwi nirurangiranwa buri muntu wese arayizi sibyo ikindi kuza kure nawe impamvu uranyumva sereka impamvu ndayumva wenda byari mu itangiriro ariko si ubu ngubu gusa ibi bizakomeza bigeze hehe sinzabaho nihishe gutya none se urukundo rwacu rumaze iki mbega no kwishimisha nyine no kurangizanya ibibazo buri umwe wari wese niba koko nkunda by'ukuri ngikintu ntekereza ndumva rwose waza ukambera umugabo tukiganira mu rugo tukareka bino bintu rwose nkajya nkubonera igihe ngukenereye nkakwitaho nkaguha keya nkagukunda nkagukundwa akaza nanjye nkumva ukuntu bimera neza kubyara upfumbatanye n'umugabo mama manzi se ibyo birandeba se buri muntu erega buriya kurura yishimye kumva wabitekerezaho ahubwo ibyo ari byo byose ntabwo wagiye kuza kundeba atari uko ubabaye haranira ibyishimo byawe rero sheri ntacyo ntakora ku bwawe kubera ko hari aho wampuye hari n'aho umaze kungeza mu by'ukuri nsigaye numva ntuje mu mutima nta stress nkigira nubwo iyo dutandukanye nongera kandi nkasubira muri iyo situation ariko kandi bimara igihe gitoya ntacyo ntakora ku bwawe rero reka nemere ko byose unsaba ngomba kubiguha ariko ntabwo ari ibintu biza ngo pa dufite kubijyana buke buke gusa ndabikwemereye ndabikwemereye kubera urukundo ngufitiye sibumva se tugomba kuza tubiganira nyine uzi ukuntu byanshimisha uzi ukuntu mana uzi ukuntu numva twasubira hariya nawe ariko urakabyaja reka tugende cyangwa utware nanayitwara ariko nkari kwiyica nanjye nasigaye nyuriza umushingo ze reka ngutware ntacyo oya ngwino mutazana ko nanjye ndayizi seri akira nakira ko dafata imyanzuro nk'umugabo we tukabigenza ubu ntabwo azi ko umugabo ugiye guhagararira se n'abantu bizera ko ibintu byabaye aka kanya kugenda namubujije iriya modoka namubwira wa mugabo wajyaga gutwara wanyoye nazi ko satani ari umugome satani akubwira ngo jya muri ibi yarangiza akagaba imitego hirya no hino kugira ngo akwicire muri ibyo byaha ariko manzi ubundi ubundi umugore mubi koko mama ndabizi nta kibazo cyawe gusa nyine ikintu cyadutwubakira bakakunda yego yari ameze nkaho yadutaye ariko ntabwo nifuzaga ko wapfa pe
ikarume nta kundi nta kintu ntakwitabye. Nabanje n'ubuze tutari tubanye neza ariko namukunda. Ntabwo nifuzaga ko mubura. Nabanje na n'ubu sindabyibuka. None se turakomeza kurira turagera ku Amarira ntacyo yamara. ndumva nacitse n'umugongo. Ndumva nari bubashe kumureba ukuntu ameze. Mama yanga cyangwa baratubegera cyarimo mwuka. Manziza umuntu ugerayo. Yarapfuye byarangiye abantu. Video ni mwayibonye. Iyo video mbabaruye se ntabwo nshaka kongera kuyireba. Okay. Mahaguruke mwambare inkweto zifunze njye nta kintu witegura ko nta n'imbaraga mfite. Mwambare tugende kwa muganga. Mumugerere n'abantu baduhereje. Mama wawe yahanganye. Sobraya. Abis. Hirya. Ndatsibaga ntari umugore. Imana areke kumvisha. Imana ni Satani. Reka Satani kumvisha. Manzi! Kira! Kiraba! Usingize vuba. Ubundi ntabwo wakabaye wasize mu cyuma. Wakabaye wavuyemo byose umutunganyije. Hanyuma se ugategurirwa nta cyane. Yakekera Sarte ngongera ntubona. No, iyo ushyizemo ugihata gutyo niko gifata fresh. Nibiyo. Abaye ntabwo imyenda kawuri cyane. Oya soshana bibi. Napindiza cyangwa ngo nige ngire gutya. Gashyira n'ubundi. Oya. Gutya mvuga burundu. Nyamara mba numva biri. Nakojwe yegereza je. Ntabwo wabikora. Nawe waba wihemukiye. Chai ntabwo imaze kugira ikibazo. Bakigira ngo nawe imyenda yawe rwose. Reka Nze ngufashe. gufunga karuvate gusa. Reka ngufashe. Zaba ziri gutuma ufunga neza. Erega buryo umuntu afite uko ayobora ni fresh. Urabona ko ngiye misenyi iyi buto misenyi ishyiramo fresh. Jean. Kumva impamvu ariko muganga akazamuza. Kumva impamvu ngiye gukoresha inama ubundi uyu munsi nahumye ko njya ku kazi ntabwo ndi kuba ndi kuruhuka nabi ariko ugiye mbyihanganiye buri munsi wo kwiranwa nanjye ni ugutegurira n'icyayi cyawe. Impamvu kiranshyushye reba kugira ngo mbe ndi imbere y'abantu bakoresha inama nihanagura Nagihuje. ngo mpa amazi nta kibazo. Amazi aragufata mu nda. Nta kibazo. Basibye kanzu biri pa. Sibyo. Ndabona breakfast kukazi. Ubwo mbese yo ku kazi ni iryoshye kurusha. Oya nuko do straight. Mpa amazi basi ngo tama. Cyangwa ngo wakashe. Oya. Iri kugura afasha kugira ibyawe. Daya kumusha. Ikibazo no kuri buyanegishe shawe ndakuze. Ushaka kuzana brag wasanga nciye mu mazuru wari. Yewe. Okay sawa.
reba basi ngaho yahanagura yahanaguza umunwa se shinda byanze basi ngaho yahanagura Shida nyahanaguye mu cyumba oya nayo reka gufata ubwo wagenda so wavuze ngo ushaka ngo kuzashyiramo kata umva ntabwo kubita bakanyireka ntabwo nanayikora basi ngaho mbanye mwese ntayo numva aya mazi prima ako ukuntu berwa ntimuzi guhitamo isa neza hamwe se nta muntu ujya utubwira ngo wambaye neza batanabimbwiye ahubwo ntabwo waba ukora yes ngayo ye ushaka kwashyize mu mazuru umva ariko mbeshe utumye ndi ubwo bakora muri sako none se nagiye guhitamo badahari sinzi impamvu umutima niwe nkunda muri isi wenyine urabafata gusa yego cyane bari abakobwa bakora hoho bariya imbere yanjye bugira batwa n'abagabo ku izina ry'Imana yego cyane yaranyizera sinzi impamvu ngufuze cyane none se njyewe iyo ugiye reba iyo ntero yawe iyo ugiye mu nzira niyo tugenda mu nzira dufatanye kwa kundi hari ntabwo bakumva kureba kandi njyewe j'en suis très fier njyewe ndabikunda cyane kubera ko ubundi muzonye nayo navuze ngo ntabwo nshobora kuzashaka umugore batareba batanatereka baretse kunzitsa ubwage babanze bawita ayiwe jya ubanza bireba ariko jya ubanza wowe urebe intambuko yawe kuko ni ngende Imana yarampaye ndakanya mwera amazi ngende ayo mitoma mu gitondo ntabaha watuma nsubira mu cyumba ndatebuka ko amisyo ndatebuka ariko amazi vraiment c'est la vie ok yawe buretse kaze byo kugenda mbere yo gutaha ugaca ku kabari kumwe no ugasanga abana basize zawe njye nyine reka ntabwo mpagije chérie nakubwira ngo uyu munsi ntabwo naguma kujya ku kazi ariko kubera inama itunguranye hari abashoramari uyu munsi nari nanabyibagiye kuri ntabona yari kuragenda ndebye nsanga ni uyu munsi ejo ngubu aba mbere bamaze no kubagera ubanguke wowe ibiti byawe uko ndeba birakaje wibyimbishe byagenze bite mbaza nakugize njye mvuye hano musigana uri muzima urifata ukirakaza ukigira nk'ikirindazi kivuye mu mavuta ntacyo mba nagutwaye simba nagutuze mabona ntamaze gukura ndabibona nyine mbese niba ubibona ko kubera icyo nkubaza ntunsubize mbaza iki buri munsi ndakubaza mbwira data ariho yarapfuye cyangwa ubu koko icyo kiganiro urakigarura ntabwo ari ngombwa kubimbwira urabona nkiri umwana ku buryo ushobora kumvisha niba data ariho cyangwa yarapfuye gusa ubu nibura uko gutunze nuko nakureze ntabwo bikunyuze ku buryo wumva ushaka sinakubereye nyoko nkakubera so ibyo bivuze iki ngewe mvuka ku giti mvuka ku giti nta data ngira ntabwo ngira data icyo kiganiro rwose nagusabye ngo mbabara tujye tukireka kandi ntitukajye dushwana hato tutaza kugira ngo njye nawe ubwo bishoboka uyu munsi urambwira ahantu data
urambwira swati yarapfuye ariho cyangwa se nyine ubwo ntabwo yigeze aho nyine niba ko navuye ku giti uyu munsi urabimbwira mwana wanjye ntabwo nigeze inama ahubwo nagira ngo uburyo nkubaza kuva navuka kugeza nagize isaha ntugira ikintu na kimwe mbwira reka ndi mama wawe kandi sinifuza ikintu cyane yego ndabizi kuri mama ariko se ntabwo mfite uburenganzira bwo kumenya data okay ayandi mahitamo usigiye bwire wawe rero waramushyinguye se bawe twarabanye tuba mu buzima butatworoheye n'akazi gato yari afite yagera arakabura aza gukubitana n'umugore ufite amafaranga birangira ncitse aratujugunya nawe nuko se kutujugunya no gupfa bihuriye iki mbona ntabwo mbashaka kwiyikorera amaherezo se ngamatisha ariko tega amatwi mbanza kubwira buri kintu cyose yaje kudutabara n'uwo mugore nanjye n'umugabo bagiye mu Bubiligi niba yaragize ubuzima bwiza niba yaragize mu isi y'isi nyuma yaho cyo koza naje kumva inkuru yaje kurwara kanseri data arwara kanseri nuko arapfa arabimenyesha bumva nta bushobozi nari mfite bwo kuba najya kumushyingura aje gupfa rero undi nubwo yari yadutaye yumvaga ko kuko avuye mu buzima kabiri gusa namwifurizaga kuba yapfa ubu bivuze ngo umurambo wa data ntabwo wigeze uwubona unawucira urubanza ko nanjye ubuzima tuba murabuzi guhera ukiri umwana urabizi ubuzima twabaye narahangayitse nca hirya nca hino nakoze ibidashoboka byose kugira ngo mbashe nguha urukundo nguha ibyishimo ngushyurira amashuri uriga nuko data arapfa urangira uramuka none se nari gukora iki umurambo we urawihorera none se ntiyari afite undi ubu mugore yaguye ku gasi ntuzi niba yarapfuye cyangwa atarapfuye kuko umurambo we ntawe wabonye niba baramushyinguye ko yarapfuye bantumaho ariko nta bushobozi ese nari gukora itike kugira ngo nawe urabizi ubuzima tubaye ubu aka kanya wowe bakubwiye ngo ujye muri Amerika urugero wabona itike mama tubyibare birahagije byonyine kuba umubwiye ukambwira ngo data yarapfuye nibura nkamenya ubwo busobanuro byonyine birahagije gusa ndabona asa nkaho urakaye nkaho wagira ngo oya ubu noneho bwo nakumva ariko noneho kuba ntarinze nkubaza nkunsubize cyari ikibazo gikomeye cyane ndakurinze kugira ngo utababara mwana wanjye ese kwicara ukumva kuri inkuru uri kumva kuri imfubyi oya mama amaze gukura wagombaga kumbwira ubu se bintwaye iki simbyumvise Good man. Asema, twende kwenye shule nzuri. Mbawura tuzakufa. Iyo ni unyatse amafaranga ukambwira ngo urara yaryama kuki bikomeye n'utafuma. ese manzi wibereye aho Ndakwinginze urara yaryama rero umutwe. None tuzakufa mwana. basi yanjye tubana nanjye ese manzi waje kwicara ubona akazi k'amishara hepfo ubwo ubu nta n'ubwo buba ufite ese kuki utangirira impuhwe Urashaka kunyegesha ibyombo none. ese manzi reka wenda ndetse ureke koza ibyombo ugiye ugacomeka iriya firigo ese mu by'ukuri nk'ikintu ukora mu mutwe wawe ushoboye gute Kira ntumva ngo ruswara ijya n'ibyo. Nakwiyamira. ese uwo mujinya ni uwawe ntawe uhuriye nanjye byibuze jya ungirira impuhwe ibintu byose muri runo rugo ubona ko ari njye uzava twicaranye hano muri runo rugo
ubu ntiwaguka ngo ujye ikintu kimufasha ese ubona ubishoboye nk'iki kandi usigaye umenyera ese umubwiye nabi nifata ngengere noza amasafuriya noza amasahani imirimo yo mu rugo ibaza umuntu usanze ni umva manzi umunsi cyangwa umva mubwire reka koza ibyombo uze koza amasafuriya sibyo byibuze mbone ko hari ikintu gukora hano muri bisa mbone kuri kumfasha ubu dupfuye ko niyicariye nemereye neza uri muranzo abandi abavandimwe babo baburo babo abasista babo baba bafatanya sibyo dufatanye tugafatanya ukagira icyo dukora ese ubu mama niba adahari ngo amfashe njye ntabwo wangirira bana wambuye ubu ndava kuri kimwe njye ku kindi wicanga uragira ngo nkore cyane ese ubona imirimo yanga itazanyica wagize utyo wagize utyo uzamere kuzana umukozi sibyo n'uwo yari yazanye uramwirukanisha ngo hano ngo imirimo turayishoboye kandi we nta n'ikintu ushoboye ushibye kurya ese ubona amaherezo ari ayayo manzi yicara ngaho ufashe manzi gerageza umfashe manzi mbabarira genda umfashe ntabwo mukoresheje idakorwa nawe nawe uri umuntu nawe uri umuntu ugomba ndabuze ngo murekera manzi ubundi ubu narabaritse cyangwa naraboroye ntashinga kuri musaza wawe muri mama mbabarira nanjye mujye mugira urabizi ko nawe ubwawe uba udahari kandi uzi ko ufite intege ese ubona imirimo yanze ayishyurira abagizi atya hakomka ndabuze ngo icara aho ngaho ceceka nta kazi k'umuhungu nta n'akazi k'umukobwa mwese mujye mufatanya kandi najya ubaha musaza wawe mama ntako ntagira ngo mwubahe ntabwo mubwiye ngo akubure ariko byibuze mbone ko ariko ubu ntabwo yajya muri iyi salo ngo agire ikintu akora iriya firigo iracometse yigeze ajya muri iyi salo ngo agire icyo akora imbere yanjye bivuga ijwi ryawe rimanitse sindi muvandimwe wawe sindi na musaza wawe imvu washiraga wari bibambaje ariko rimwe nzabahatera mukomagurane uzataka nzamwihambira n'umushaka muzangubite nzamwihambiraho nanjye mutundi ukambwira kanyuma niyo ntabwo ari ako ngako nawe nta soni nashatse umukozi aha ngaha muratangira murasigana umukozi ngo ntacyo aje gukora ngo nzaguha icyifuzo kiba ni ikihe wowe reka nkubwire mama umukozi waramuzanye uyu niwe wateye wawe wambaye umukozi ngo turabyishoboye nta na kimwe ashoboye usibye kurya njyewe ikintu nsabye zana umukozi niba ubona bishoboka cyangwa se agene nawe amushaka wowe urifuza iki urifuza iki ntukajya undeba utyo urifuza iki mujye mukabwira niyo akazi kazi shaka umukozi agusimba niba ubona wowe uzajya ugenda imihanda ntabwo umurezi n'ukuntu aza bimbwira wagira ngo uri boss man ngukora ibi okay mureke mbikemure uzibeshye umukure uzibeshye kandi nawe numwishinze aho azagusekura tumba mvuga gutyo ukazaza ukamukadagira mama ikosa nakoze niri hewe kugira hasi mukashamika unazapfanganya hey uranashinze cyazwa aho ngaho ushaka nzongere mfate umurenge amatsiba ngo yego umwanzuro ufashe nguyu umukozi nazanye mwaramwirukanye umushaka umukozi zamuhema ubundi murera amaboko yanjye ndababwira mwinaganike yewe nanabikora nta n'ibintu ariko utaje ambwira nkaho yakagagiye bugira ibiki bigana mugazo hejuru nkaho azakubuna rimwe iyo midundo icyemezo ari gukubita mushiki wawe yego wumva imbaraga zikurya wajya guterura ibyuma we bigezeho ibyo wari urimo mbere kuza kurushaho ugeze nabishoje mwese murapiki kimbabaje nuko kuva mu gitondo yicaye kuri iyi ntebe ntayivamo byibuze nanjye ubwanjye nananiwe manzi se kuki atangirira impuhwe haguruka nkurikira ndi kukureba cyangwa kubwira umushinga uburyo ugomba kuza umubwira ese ukumva ntagize ariko ijwi wavugisha ari hejuru byomba ntahari utumye nzamuka ukuntu yarangize wowe utaraza umunsi yakujiduye namugira nte urabona namwitendekaho nawe ukajya umubwira murahangana imbere ye ukambwira ariya magambo icyo nakoze ni iki cishwa hanga mugende musabane bw'abandi
Ambaro James. ndakumva rwego. Ikibazo kandi kinkomereye. Ikibazo kimeze gute se ko mbona wowe Gifite iwanjye mu rugo. ese ntonganya bitagenda neza mu rugo ni iki? Yaho zana bagaze ubyibura bikagira Abagore muri iyi minsi basigaye ntazi uko mba nyinshi zifite ibibazo muri iyi minsi. umugore wanjye ubu ndeba maze igihe kinini tubana nka mushiki na musaza. Ngo mba ndyamye hano nawe akagira iya hirya. Ni ukuvuga ngo muri make wajyana icyo mukwiye ntabwo kizi. None se nta ntonganya mwigeze mugirana nibura ngo ubone ko afite ubwo burakari cyangwa se wenda wumve ko ari ukwivumbura nyine ku mugabo bitewe n'ibibazo biri mu rugo by'intonganya cyangwa n'iki? Gusa byose kuko imyaka tumaranye ko ari we mbitse ko ari we soma mbike wanjye akabasoma mbike wawe kuko ibyo ubinziho. Buriya rero urumva Ndakumva. rimwe na rimwe ugenzuye neza mu rugo iwawe nimba wenda umugore ataratangiye kuguca inyuma, kuko birashoboka ko umugore atangiye guca umugabo inyuma ni handi nyine asigaye yumva atakikwifuza mu buriri, aba afite undi muntu nyine umuha ibyishimo mu buriri, wowe wenda kumva atakinagukeneye. Icyo ngicyo wakigenzura. Ikindi cya kabiri, mugirane ibiganiro nawe, mubaze impamvu bimutera. Kurumva iwawe mu rugo ntabwo wajya gufata umugore ku ngufu utagiranye ibiganiro, ibyo ni amakosa. Ahubwo wowe yicara nawe mujyane ikiganiro cyangwa se ucunge neza. Ntubizi ko inshuti yanjye y'amagara, ucunge neza uriya mugore atashobora kuba guca inyuma nta wundi muntu wakwinjiriye mu rugo. James, ibyo kunca inyuma byo ntabwo nanamye ko sindamufata. Nta n'urabimbwira. Ntaho nahera ibyo bintu bimushyira cyangwa mukeka. Ikindi, ibiganiro turabigirana pe, ariko arambwira ngo ntameze neza. Nagereza ntameze neza. Igihe cyose ntameze neza. Ni uko mbayeho. Ndumva nanjye rero bimaze kundenga ko igihe bimaze igihe kinini cyane rwose. Ubu ndabuze ikintu nkora. James, uyu si wa mudamu Mutoni umwe utuye hepfo hafi no kwa Ferdina? Niwe nyine wa wundi nyine wapfushije umugabo. Hano naje kubona asigaye ari mwiza. Reka nkubwire, sinzi impamvu atabona undi mugabo. Ko ari mwiza ku cy'umudamu kandi aranitonda abantu. Nibyo? Aritonda. Ariko reka nkwereke, kandi uriya mugore urabona ni mwiza pe. Ubwiza bwarabufite. Ni mwiza rwose. James, ariko uzi ko uwo mwaka ushize umugabo wapfuye? Nibyo. Kandi aritonda. Wowe icyo wakora, wagenda ukamwataka abantu ukagikemura ikibazo, kuko numva nyine yakomeza kugirana amakimbirane n'umugore, wajya utaha wabishoje. Noneho nawe yazabona utakimubaza ibyo bintu, ushobora gusiga nta kwinginga. Ariko nabyo ni ukubyitondera. Ngewe nzagushakira amakuru n'inshuti yawe turebe niba n'ahandi hantu ashobora kubakana. Byatuma ushyiraho n'ingenzi. James, wako ese mu rugo rero kugira ngo usenye urugo rwawe ruvemo ugende umusange, kandi kugira ngo ugakemura ikibazo wagaruka iwawe. uriya mugore ko wenda nzi ndi umugabo wihagazeho igitinyiro, uko nzahera he kuko James? Aho rero niho uzahera nyine, kubera ko azi ko uri umugabo w'igitinyiro, kuko nawe buriya nawe akeneye nyine umuntu ufite igihagararo cy'igitinyiro, akamva ko nawe wajya umukemura ibibazo. Uzakeneye abagabo bari aho ngaho badafite ko bameze. Umva, aho reka nkwereke, reka tumukurikire abantu, reka amagambo tumukurikire. James, reka tumukurikire. Gusa ibintu urimo ni ibiki? Tumwatake hakiri kare.
Hey, ntabwo nari narabonye sihoje. ntabwo nari nababonye mwese muri kugenda n'imodoka njye nkagenda n'amaguru nababona Azi iminsi rero ntajya nkubona sinzi ahantu usigaye ubavu. ndahari ndanibereye aho mu rugo nyine nkacaho nuko nyine nari mvuyeho mu kanama k'ikimwe ndazamuka nyine Harya usigaye twiri urano. mwari muri aho se Inkuru se ntabwo uheruka. ntabwo muheruka kuva nakimuka hariya niterekana kera yesu uranzi ndakuzi ariko si cyane. damu wawe urazi ibyo nyine ntabirenze ni ukuvuga ko kugenda tugahura mu nzira nk'abaturanyi muri karitsiye Mwari ko duturanye tutanaziranye burya ni ikibazo. Ikibazo gikomeye. Oya abantu bakwiye kujya banasurana. rwose Kujya basurana. abakire nk'amwe se kubona umwanya ko bibagora Yewe. ngo muhora mu kazi igihe kirekire Ntabwo ari ugahoramo nyine nuko ari ni Kigali nawe urabizi. ndabizi Kigali rwose. No kwihugiraho. Kwihugiraho. Ariko umwanya noneho muri iyi minsi imyanya bazajya nasubiye ko ntarizi nawe ariko abantu bajya basurana. imyanya hano haruguru nta kibazo ni karibu nkasura Hano hafi aha. Ni byiza kongera guhura. oya nta kibazo ko abaturanyi se buriya ngo burya ngo umuturanyi akurutira umuvandimwe Cyane kandi umuturanyi ngo inshuti yakure. umuturanyi aba ari ikintu gikomeye bareka se nkazamuka nkajya kureba uko mu rugo bimeze Wirukanka cyane. Ntabwo cyane no kugira ngo nibura abantu babe baganira. nshaka kujya kureba umukobwa wanjye nyine no mu byo gutunganya Ariko n'ibyo mu waranabyibushye rero. Oya unyuzeho wariya rwose ufite ikibuga sinakunye ko ari. oya ni uko nyine buriya ari ukuntu umuntu abyibuha ari ukuntu Imana igusiga iteka Twakurebeye inyuma kuvuga mutora bite byawe. ariko none namwe mwabagabo murasetse umukecuru umukobwa yewe ndashaje nyamuneka kugira ngo kwishusha da. Nuko bimeze rwose. yego komanda None se ntabwo aragira se. Wabimenye? Ndabizi. ariko None se ubu yamureka icyo gihe icyo cyose ntabwo kiganiro ni ukuri ntabwo igihe cyari cyagera nta kundi yigenje se mu gihe cyose. Ndetse niba ari uko ukaba warabiduye. ubwo se byayobekana koko ntabwo byayobekana ariko nyine ibyo mba mbona ntazi Ntawe utazi. Utazi iki? None utazi. mba mbona ntabishobora ubuse umuntu w'umukecuru ushaje reba gusa Ujya kwigira umukecuru. kujya gushaka